Nyakubahwa ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndabashuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro nabashimira kandi kuba mwemeye ubutumire bw'uyu mugoroba kugira ngo mutubwire ibyo muvuyemo. Hari ikiganiro kimaze iminsi gitegurwa cyari kitezwe mwateguye nka ambasade y'u Rwanda mu Buholandi. Ikiganiro cyari gifite inyito igira iti ni gute twarandura burundu gupfobya cyangwa se no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mukaba mwari kumwe n'abatumirwa bagera kuri 5, harimo umushinjacyaha mukuru w'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarirankiko mpanabyaha, Serge Brammertz, na mwarimu cyangwa professeur, umwarimu muri kaminuza ya Maastricht. Akaba yavuze uko bigenda ngo abantu bagere aho baba abahakanyi cyangwa bapfobye jenoside yakorewe abatutsi. Mwari mufite kandi mu batumirwa banyu umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe urwego rw'ubufatanye mpuzamahanga mu butabera, watanze ikiganiro ku guca umuco wo kudahana. Mukaba mwari mufite na Mutanguha Freddy uyobora umuryango Agis Trust, uyobora n'urwibutso rwa Kigali. Akaba yatanze ikiganiro ku buryo bwo kwibuka, kurwanya no kwirinda guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ariko aba bose ndimo mvuga ni gahunda mwatugejejeho y'ibikorwa bazakora, kugira ngo mutubwire uko byagenze. Umunyarwanda utari uhari, kuko ni ikiganiro cyabaye mu rurimi rw'Icyongereza, amenye neza impamvu y'iki kiganiro cyayobowe na Diane Mpyisi, wari umuhuza wanyu muri icyo kiganiro. Umwanya ni uwanyu, nyakubahwa ambasaderi Nduhungirehe. Urakoze Aimable Karima kuba ntumiye ngo tuganire kuri iyi nama twagiranye yabaye uyu munsi, inama y'amasaha 3 ku nsanganyamatsiko wibukije, kuvuga ngo imyaka 27 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni gute twarandura burundu ihakana ryayo. Kuko iyi nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko y'iki gihe, kubera ko byagaragaye ko mu myaka ishize guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byagiye byiyongera, cyane cyane mu mahanga, aho usanga itakiri mu bayikoze gusa cyangwa se mu miryango yabo no mu nshuti zabo, ahubwo yaragiye no mu biyita abanyabwenge, mu banyamakuru, abiyita inzobere, ugasanga nabo barandika ibitabo bihakana cyangwa se bipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Rero iki kiganiro twari twateguye cyari ikiganiro kugira ngo tuganire nanone kuri iyo ngingo, turebe niba ari umwanzuro twagifatira. Wibukije abo twatumiye muri iki kiganiro ni abantu bafite ubumenyi n'ubuzobere kuri iyo ngingo. Twatumiye uyu ushinjacyaha mukuru w'uru rwego rwashyiriweho kurangiza imanza mpuzamahanga, imanza z'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga, Serge Brammertz, wavuze ijambo ryiza ryibutsa icyo urukiko rwa TPR rwashyiriweho u Rwanda rwemeje ku byerekeye jenoside. Rwemeje ko jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi, ruvuga ko ari n'ihame, icyo bita un fait de notoriété publique, bivuze ko itagomba gukomeza kugibwaho impaka. Hanyuma anashyigikira yuko habaho
amategeko, ibihugu byashyiraho amategeko yo guhana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kuko biba bigamije gukomeza gutoneka abayirokotse. Hanyuma rero hakaba abo twita abapanelisti, ni ukuvuga abo twatumye kugira ngo baganire batugezeho za presentation zirambuye kurushaho. Buri muntu yari afite iminota 20. Nabo wabavuze, hari Dr Roland Mourland, ni umwarimu muri kaminuza ya Maastricht, akaba yigisha ibyerekeye criminology, yanditse n'igitabo ku byerekeye kurwanya, ku byerekeye guhakana jenoside yakorewe abatutsi, cyitwa Killing of Death, Denying the Genocide Against the Tutsi. Ni ukuvuga ati kwica urupfu, guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Nawe yasobanuye neza ukuntu guhakana jenoside yakorewe abatutsi biri mu mugambi wa jenoside, ntabwo ari icyaha kiba cyarakozwe kindi, kiri mu mugambi wa jenoside. Utegura jenoside aba yarapanze n'ukuntu azayihakana, bikaba bigamije rero guhakana icyaha no gutoneka abarokotse jenoside. Hari rero na Fred Mutanguha, nk'uko wabivuze. Fred Mutanguha, umuyobozi mukuru wa Aegis Trust mu Rwanda. Aegis Trust iyobora urwibutso rwa jenoside rwa Gisozi, wibanze cyane ku byerekeye kwibuka, impamvu tugomba gukomeza kwibuka, byerekeye bya education, ibyo kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ko nabyo ari ngombwa, no ku byerekeye icyo bita public engagement, ni ukuvuga kujya mu ruhame mu rwego rwo kurwanya jenoside n'ihakana n'ipfobya ryayo. Ndavuga nyine ku bisanzwe bikorwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Hakaba rero n'uwa nyuma nawe wibukije, twari twatumiye nawe watanze ikiganiro cyiza, Madame Providence Umurungi wo muri Minijust ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga ku byerekeye ubutabera. Nawe wavuze impamvu guca umuco wo kudahana ku bakoze jenoside ari ngombwa. Yibukije impapuro zisaba yuko abakoze jenoside mu Rwanda bafatwa, zoherejwe zirenga 1000, ariko imyaka 27 irashize, ubu mu Rwanda dufite abantu 23 gusa boherejwe n'ibyo bihugu, kandi barabonye twaroheje impapuro zirenga 1000. Ni ukuvuga rero ko hari ibintu byinshi bigomba gukorwa. Yanavuze yuko yanibukije n'ibihugu byagiye bishyiraho amategeko yo guhana abapfobya n'abahakanya na jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda birumvikana, hari Ubufaransa, hari Ububiligi, ariko tukaba twifuza nyine yuko n'ibindi bihugu byakurikira bigafata bigashyiraho ayo mategeko. Rero nyuma habaye n'ikiganiro, bamaze gukora presentation, babona hari ibibazo bimwe bagiye babazwa bakabisubiza. Hanyuma ku bwanjye ho, nanjye bimwe mu bibazo nasubije cyangwa no muri intervention nakoze nyuma, nibukije ko jenoside aricyo cyaha gikomeye ku isi kibaho. Mu mategeko yose ahana ya buri gihugu, jenoside nicyo cyaha cya mbere kibaho. Bikaba byumvikana rero yuko kigomba kwitabwaho no kurusha ibindi. Nibukije ko jenoside ikimara kuba, mu myaka ya nyuma ya jenoside, wenda hari ibyo abantu batumvikanagaho ku byabaye mu Rwanda, ariko ubu ngubu byaremejwe n'inzego mpuzamahanga. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda, TPI, rwemeje ko mu Rwanda icyabaye ari jenoside yakorewe abatutsi, kandi ruranabyerekana. Ntabwo ari jenoside yakorewe abanyarwanda, ntabwo ari jenoside yakorewe mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Ndetse usibye n'urwo rukiko, n'izindi nzego z'umuryango w'abibumbye nazo zafashe imyanzuro ivuga ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, kandi runahamagarira ibihugu gushyiraho gahunda zo kwigisha iyo jenoside, ndetse rwamagana abayihakana n'abayipfobya. Bivuze ko
ubu ngubu muri uyu mwaka turimo wa 2021 nta mpaka zindi zigomba kujyaho zo kuhakana, gupfobya no kuganira, yewe no kumenya yuko mu Rwanda niba ari jenoside, ibyo ngibyo byararangiye. Ikigomba gukurikira ni ugushyira mu bikorwa n'iyo myanzuro y'umuryango w'abibumbye. Navuze ibintu bitatu byangombwa kandi byose bivugwa n'imyanzuro y'umuryango w'abibumbye, yaba inteko rusange cyangwa se akanama k'umutekano. Icya mbere ni uguhana umuco wo kudahana, ni ugufata abakekwaho gukora icyaha cya jenoside. Providence Umurungi yibukije ko hari n'ibihugu bitaragira n'umuntu n'umwe bifata ngo bimwohereze mu Rwanda cyangwa se bimuce n'imanza aho bari muri ibyo bihugu. Ngira ngo n'ibyo Perezida wa Repubulika yavuze mu ijambo rye umunsi w'icyunamo ku itariki ya 7 Mata. Ntabwo byumvikana ukuntu imyaka 27 ishize hari ibihugu bitaragira icyo bikora ngo bifate abantu bibohereze mu Rwanda cyangwa se bibacire imanza aho bari. Kandi uyu myaka 27 ni myinshi. Abakekwaho jenoside bamaze gusaza, hari n'abitabye Imana, ku buryo n'abandi bashobora kwitaba Imana ubwo butabera butaraba. Hanyuma hari n'abarokotse jenoside nabo bamaze gusaza, batibuka neza ibyabaye. Urumva ko ari ngombwa yuko ubutabera buba hakiri kare. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri nibukije nacyo cyangombwa ibihugu bigomba kwitaho ni ikijyanye no kwigisha amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ngibyo byo ni ngombwa kuko usanga mu bihugu byinshi urubyiruko rutazi ko mu Rwanda higeze haba ikintu cyitwa jenoside. Birahari. Nanatanze n'urugero ko nabyibukijwe nkiri ambasaderi mu Bubiligi. Delegation ya GRG yari yaje i Burayi, yari ivuye mu Bufaransa, yagiye guhura n'abanyeshuri bo muri segonderi, bagatangazwa no kumva abo bana batarigeze bumva ko mu Rwanda habaye jenoside. Ni ikibazo gikomeye kuko jenoside nk'uko nabyibukije uyu munsi, jenoside ntabwo ari icyaha kibaho buri munsi. Rimwe na rimwe mu binyamakuru no muri za televiziyo tujya tubona ubwicanyi bwose babwita jenoside kandi atari byo. Cyabaye aha bakakita jenoside, cyabaye bakakita jenoside. Jenoside nkeya zemejwe n'inkiko mpuzamahanga cyangwa se zemewe n'umuryango mpuzamahanga uhagarariwe n'umuryango w'abibumbye. Rero icyo twifuza ni uko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi yakwigishwa mu bihugu byose, kuko jenoside ni icyaha ndengakamere. Buri mwana wo kuri iyi si agomba kwiga uko icyo cyaha cyateguwe, cyagenze, nk'uko abenshi ubu ngubu bize cyangwa biga uko jenoside yakorewe Abayahudi yagenze. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nibukije cyangombwa kinafitanye isano n'ibyo bibiri navuze, ni ikijyanye no kurwanya nyine ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Hakifashishwa ibintu bitandukanye. Hari ririya tegeko twavugaga, itegeko rihana abapfobya n'abahakana, ariko ibyo ngibyo bigashingira cyane cyane ku bushake bwa politiki. Ikintu cyagarutsweho cyane muri iyi nama ni ubushake bwa politiki. Nta bushake buriho bw'ibihugu nta cyakorwa. Kuvuga ngo urashyiraho itegeko nta bushake, nabwo ntabwo bizashyirwa mu bikorwa. Ubushake bwa politiki ni ngombwa mu gufata abakoze jenoside, abakekwaho jenoside, mu kurwanya abayihakana n'abayipfobya, mu gushyira gahunda porogaramu zo kwigisha amateka y'iyo jenoside. Urumva ko ibyo bintu ari ibintu byose bigombera ubushake. Rero tukaba rero muri iyi nama twasanze ko ari ikintu cyagombye gukorwa, kugira ngo tuzakomeza gufatanya n'ibihugu bitandukanye kugira ngo turebe ukuntu hagira igikorwa kuri izo ngingo zose. Ahangaha nubwo ariko ambasaderi mu bisobanuye ubushake bwa politiki bw'umuturage usanzwe, mu magambo umuntu ashobora kumva usanzwe, ni ubwo bushake ni ubuhe?
bivuze iki? ubushake bwa politike ni kugira ngo guverinoma z'ibihugu biri kuri iyi si zihe agaciro cyangwa se zumve uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi, kandi kugira ngo babyumve neza bumve ubwo buremere cyangwa baha agaciro jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo ari ukujya muri za commemoration gusa tworganiza mu mihango yo kwibuka tworganiza, wenda ngo bavuge disikuru nziza cyangwa se bashyire indabo ahantu hari urwibutso. Ibyo ntabwo bihagije. Icyo twifuza ni ibikorwa, bigaragarira mu bikorwa. Mu bikorwa rero ni biriya navuze. Iyo ufite abantu ku butaka bwawe bakekwaho jenoside, cyaha cya jenoside, ukaba warabonye impapuro z'u Rwanda zihamagarira abo bantu, zihamagarira gufata abo bantu ngo bashyikirizwe ubutabera, urabikora, urabafata ukabohereza u Rwanda binyuze muri extradition, cyangwa se niba ufitanye ikibazo n'u Rwanda wumva wenda batazahabwa ubutabera, bacira urubanza mu gihugu cyawe. Rero hari ibihugu nyine nk'uko byavuzwe bitarakora ibyo na kimwe muri ibyo ngibyo, cyangwa se bikora bikeya. Hari ibihugu bikunze kuvugwa, hari Ubwongereza nta muntu n'umwe barohereza mu Rwanda, nta n'ubu baracira urubanza. Ukareba nko mu Bufaransa ho hari abo bacira urubanza ngira ngo ni 3, ariko ubagereranyije na za mandat d'arrêt cyangwa se izi mpapuro zihamagarira kubafata zoherejwe mu Bufaransa, usanga ari agatonyanga mu nyanja. Bivuze rero ko ari byinshi bigomba gukomeza gukorwa n'ibyo bihugu mu byerekeye gufata abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo bigomba guhagarara aho ngaho. Ubwo bushake bugomba kugaragarira no kurwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'abahakana bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo nanabyibukije yuko n'ubu ngubu tuvugana hari amaradiyo avuga mu Kinyarwanda, avugira mu bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahamagara kurimbura Abanyarwanda bakoresheje za kode, kuvuga ngo abantu ba Kagame. Ngira ngo nigeze no kubivuga yuko hari radiyo yigeze kubivuga ku mugaragaro, ati nitutemera imishyikirano, u Rwanda nitutemera imishyikirano tuzica abantu ba Kagame kugeza no ku mudugudu. Bakabivuga, twabibwira leta zibishinzwe ugasanga nta gikozwe. Hakaba ndetse n'ejo bundi mwarabibonye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika se nk'ubivuga mu ijambo yavuze ku itariki ya 7 Mata. Ejo bundi haba ubuhamya mu rubanza rwa Rusesabagina, hakaba Dr. Michel Martin uvuye muri Amerika, Chicago, agatanga ubuhamya by'ukuntu Rusesabagina yashyigikiraga FDLR abohereza amafaranga mu rwego rwo gutera u Rwanda no kwica Abanyarwanda. Hanyuma nyuma yaho kuri ayo maradiyo navugaga, umuntu bavugaga bakoranaga akabyigamba akanabyemera ntanabisabire n'imbabazi, akavuga ko ari ibintu akora kandi ko nta n'imbabazi abisabira, akora ibintu azanakomeza gukora. Ibyo bintu akabikora kuri iyo radiyo iri muri ibyo bihugu ikorera mu Kinyarwanda. Urumva ko harimo ikibazo. Ubushake bwa politike nibwo bubura kugira ngo abo bantu bashyikirizwe inkiko, kuko ntabwo icyo gihe baba bagishobora kwihisha inyuma y'uburenganzira bwo kugira icyo utangaza, byo kugira ibitekerezo cyangwa kubitangaza. Kuko iyo bigeze mu guhamagarira ubwicanyi no kurimbura abantu, ukabivuga kuri radiyo, bikagera aho unigamba kuba uri mu mutwe w'iterabwoba wishe Abanyarwanda, kandi uko uzakomeza ibyo bikorwa ntihagire ikiba, haba habura bwa bushake bwa politiki. Rero nicyo ngicyo twavugaga ko ibintu byose bishobora gukorwa, ariko ubwo bushake budahari
ntabwo nta musaruro byatanga. Ubundi bushake rero navuga nyine n'ubujyanye no gushyiraho za gahunda zo kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo byo tuzakorana na za guverinoma zibishinzwe turebe uko byazashyirwa mu bikorwa, ariko ibyo byose nyine bizaterwa n'uko guverinoma zihaye agaciro jenoside yakorewe abatutsi, zinumvise uburemere bwayo. ndumva ikiganiro cyabaye ikiganiro gifite ireme rihanitse. Mu gusoza iki kiganiro, ni iyihe mesaje waha nka conclusion yavuye mu kiganiro ku bantu bapfobya? Urakoze. Ntabwo ngira ngo moderator niwe wanabivuze neza. Diana Mpyisi yavuze yuko uko ikiganiro cyarimo kigenda nyine cyabazaga ibibazo byinshi kurusha ko wenda kibibonera ibisubizo, kandi bikaba byumvikana kuko ni ikibazo kitarabonerwa igisubizo neza mu bihugu byose. Hari ibigomba gukorwaho twagiye tuvuga, byo gufata abanyabyaha, byo kwigisha amateka ya jenoside, byo gushyiraho itegeko rihana abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ni ibyo ngibyo tugomba gukora, ni ibyo ngibyo tugomba guha priorite mu bikorwa tugira mu biganiro tugirana na za guverinoma zitandukanye zo ku isi. Ntabwo bien sûr iyi conference yari kubona igisubizo kuri ibyo byose, kuko bizaterwa n'ubushake nyine twavuga ubushake bwa politiki, ariko uko tuzi ko bigomba kugenda ni biriya twasobanuye, byasobanuwe neza muri iyi conference, muri iki kiganiro. Guhakana cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ahubwo ni ugukomeza umugambi wa jenoside. Bivuze ko nk'uko imyanzuro y'umuryango w'abibumbye yabivuze, ibihugu byose bigomba gufata ingamba zo kurwanya abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, binyuze mu kwigisha amateka, binyuze no mu kurwanya bigamije kurwanya abayihakana n'abayipfobya, kuko education nayo yo kwigisha urubyiruko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bituma bima amatwi babandi baza bababeshya, bandika ibitabo bashaka kugoreka amateka y'u Rwanda. Rero ni ikintu cyangombwa tuzakomeza gukoraho. Ubu ngubu turi mu bihe bya covid, ni inama twagize twifashisha ikoranabuhanga, ariko turizera yuko wenda ibi bihe nibirangira tuzagira noneho uburyo bwo gukora ibi biganiro ahantu henshi hatandukanye mu bihugu turimo, nka hano mu Buholandi muri za kaminuza, kugirana ibiganiro n'abanyeshuri ku buryo nabo bashobora kubaza ibibazo ku byo batumvise, dushobora kubasobanurira. Tukagirana ibiganiro na groupe zindi z'abantu, ndetse tukanarebana ukuntu na leta y'u Buholandi nayo yareba ukuntu aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi yakwigishwa mu mashuri yo muri iki gihugu, kuko nibwo buryo rwose byatuma n'iyi memoire yakomeza mu bihe biri imbere, ku buryo niba biri muri gahunda y'amashuri, bivuze yuko buri abanyeshuri, urubyiruko ko bazajya binjira muri ayo mashuri bazajya babyiga, bakabimenya, ntihabe icyuho cyatuma abakoze jenoside, abahihakana cyangwa abayipfobya bameneramo, kugira ngo babashe gukwirakwiza ibyo bitekerezo byabo by'urwango bishobora gutuma ndetse n'izindi jenoside zishoboka. Kugira ngo ni icyo ngicyo twavana muri icyo kiganiro, ariko tuzakomeza
tuzakomeza n'ibindi biganiro igihe cyose bishobotse kugira ngo tugere kuri iyo ntego. nibutse yuko hashize nk'iminsi 2 kuri telefone tuvugana nshaka kumenya amakuru y'ikiganiro uko kizagenda. Mwanambwiye yuko mubikomejeho mu kanya, ariko ndashaka kubigarukaho ko ibi bihugu biha abapfobya cyangwa bahakana espace yo kubivugiramo ngo ni demokarasi, ngo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ku kintu, ariko mumbwira ko mu kiganiro hazavugwamo yuko ibyo ngibyo bitandukanye n'ibijyanye n'amateka ya jenoside. Nkeka ko nabyo mwabigarutseho ku buryo bwimbitse, mumaze kubitubwira. Ahangaha igisubizo cyari kibonetse kuko twabiganiraga, ariko uko mubidusobanuriye numvise mwabigarutseho mu buryo bwimbitse. Nibyo, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byasobanuye uyu munsi ko atari igitekerezo umuntu yatanga gusa kubera ko abifitiye uburenganzira, ko ahubwo ari umugambi wa jenoside, biri mu mugambi wa jenoside. Ni intera ya nyuma y'umugambi wa jenoside nk'uko byasobanuriwe n'umuhanga uriya Gregory Stanton, kuko utegura jenoside akanayikora aba anapanga n'ukuntu ayihakana. Ariko njye nanongeye yuko nubwo ari intera ya nyuma y'umugambi wa jenoside, ahubwo inaba intera ya mbere ya jenoside ikurikira, kuko uhakana jenoside, abahakana jenoside yabaye inyuma mu mateka, ariko abanategura jenoside ikurikira, kuko iyo utangiye guhakana jenoside nuko utayiha agaciro nyine ugatuma indi ishoboka. Rero ibyo ngibyo nta hantu bihuriye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ahubwo biri mu mugambi wa jenoside. Niyo mpamvu dusaba na ririya tegeko ryo guhana abayipfobya n'abayihakana, tukaba ndetse tunasaba n'ubushake bwa politiki bw'igihugu kugira ngo burwanye ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi, kuko guhakana jenoside ni ikintu gifite ingaruka mbi cyane ku bacitse ku icumu no ku rubyiruko muri rusange. Rero ni ikintu tugomba kwitaho ku bufatanye mpuzamahanga kugira ngo tugifatire umwanzuro burundu, kuko mu myaka ishize twagiye tubona ko biniyongera, bisigaye byiyongera, hari ibitabo bigenda byandikwa, hari amakonferensi agiye akorwa, hari ndetse nk'uyu Dr Roland Moreland yanavuze yuko bitangaje kubona abantu bamwe izi maison d'édition, abantu bapibiriye ibitabo, usanga rwose bapibiriye ibitabo bihakana jenoside, ariko iruhande rwacyo hari igitabo cyemera jenoside yakorewe abatutsi. Ugasanga kuri bo ari byarabaye nka business, kuvuga uti buri gitekerezo ndagifata, pibiriye ibitabo byabo, kandi nta hantu bihuriye no kugira ibitekerezo binyuranye. Iyi ntabwo ari demokarasi. Guhakana jenoside ntabwo ari uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ahubwo ni icyaha, ni umugambi wa jenoside uba ugikomeza, ari nabyo tugomba kwamagana. Murakoze cyane nyakubahwa ambasaderi. Nagira ngo nibutse ko twarimo tuganira ku kiganiro mbwirwaruhame cyabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 17 Mata, kikaba cyabaye hifashishijwe umuyoboro w'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19 turimo turwana nacyo, icyorezo kitaduha amahoro, kugira ngo ari ibiganiro, ari igikorwa cyo kwibuka kigende uko byari bisanzwe. Uyu munsi rero mwaganiriye, mumaze kutubwira ibyo mwavanyemo, ibyavuzwe mu kiganiro cyari gifite inyito igira iti nyuma y'imyaka 27 hakozwe jenoside yakorewe abatutsi, twarandura dute burundu ihakana
ry'iyo jenoside yakorewe abatutsi. nkaba rero mbashimiye uburyo mutubwiye uko ikiganiro cyagenze, kandi hakazamo n'ibibazo bituma umuntu asobanukirwa mu buryo bwagutse, niko navuga, ibyavugiwemo n'ibijyanye n'amateka mwaganiragaho ya jenoside yakorewe abatutsi, aganisha mu kurandura burundu abapfobya n'abayihakana. ngira ngo mbifuza umugoroba mwiza, kandi mugikomeze mugire weekend nziza. Murakoze cyane nyakubahwa Ambasaderi Nduhungirehe. mwakoze ko mwanyakiriye. Murakoze.